Pundi hari abantu bazi ngo umwana kwa pasiteri azavuka akijijwe. Hakurya Agakiza n'umurage turagwa na Yesu wenyine gusa. Bahungu banje n'abakobwa banje bari kugenda babona cya gitoki aho giteretse. Barajya ku munwa hejuru basanga hari w'indero z'umusururu. Yanzu garisigiye barayimara. Bamaze rero kuyimara. Ukase 5, ukase 8 akitura hasi, ukase 6 akitura hasi. Umwana waje ariko ati papa ati ba Dawidi basi. Ndabwa Agakiza kava mu mazu y'amastage. Ndabwa Agakiza wakabona mu mamodoka n'ibintu butonze butandukanye. Agakiza n'ibintu Yesu areba kava ngo mwana wanjye ndasanze ubikwiriye. Yesu ashimwe cyane. Ndagira ngo ndangarize mwebwe mwese. Haleluya. Twaje gukorera iki? Imana. Mana nihabwe cyubahiro. Yesu nashimwe cyane. Munyemerere tubane mwoyo mwanya ugiye gutwara nk'iminota nka 25 tubane rwose ondeza amatwi yawe honde butere hararo nyekereze. Imana iraguha umugisha. Yesu nashimwe cyane. Tuvuge ngo amen. Bene data batubanjirije n'abashiki bacu ndago bagiye kure y'icyo Imana ishaka. Twebwe twese twagiye tugarura abantu ku Mana, tukagarura abantu kuri Yesu. Nanjye mweye minota ndagira ngo mbebwirire Yesu wapfuye akazuka. Haleluya. Vuga ngo Yesu. Kuko uyu Yesu twatangiye kumuvuga ndashate dufite. Uyu munsi turafite umwambaro urenze 1, 2, 3, 4, 5. Uyu munsi urwego rwacu natwe turukwambika abandi. Kiriza ngo amen. Uyu Yesu mbabwira twatangiye kumuvuga tutazi uko mucero uryoha. Ariko uyu munsi turawufite. Turi no kuwurya. Vugira ngo amen. Uyu Yesu twikirize ngo amen. Uyu Yesu yo wagendanye nawe ndabwa gubugengo gusa, ndabwa dusezeranya ejoro gusa. Nebyo kurya arabitanga, nebyo kwambara arabitanga. Vuga ngo amen. Hey, nebyo kwambara arabitanga, nebyo kurya arabitanga, kandi nyuma y'ebyo akazaguha n'ubugingo. Tuvuge ngo amen. Reka dusome ijambo ry'Imana hano mu gitabo cy'ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Matayo. Bafite Bibiliya mugereyo. Ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Matayo igice cya 21. 21 bageze dusome ijambo ry'Imana. Titira amagambo yatubwira ngo Yesu agiye Yerusalemu ahetswe n'indogobe. Vuga ngo amen. Bageze bugufi bw'i Yerusalemu bajya i Betifage ku musozi wa Elayono. Maze Yesu atuma abigishwa 2 arababwira ati mujye mu kirorero kiri imbere. Uwo mwanya muri bubone indogobe izirikanye n'iyayo. Muzizeture muzinzanire. Ariko nihagira umuntu ubabaza ijambo mumubwire muti databuja niwe uzishaka, maze arahera ko azibahe. Ebyo byabereyo kugira ngo ibyavuzwa n'umuhanuzi bisohore ngo mubwire umukobwa w'i Siyoni muti dore umwami wawe aje aho uri ari uw'ineza, ahetswe n'indogobe n'icyana cy'indogobe. Babigishwa baragenda bakora nk'uko Yesu yabategetse. Bazana indogobe yayo baziteguraho imyenda yabo, ayicaraho. Haza rubanda rwinshi, abenshi muri bo basasa imyenda yabo mu nzira, abandi baca amashami y'ibiti basasa mu nzira. Itara ry'abantu bamushagaye bararangurura bati Hoziyana mwene Dawidi, hahirwa uje mu izina ry'Uwiteka. Hoziyana asumba hose. Ageze Yerusalemu ab'umurwa bose barashika
baraza barabaza bati uriya ninde? Barabasubiza bati ni umuhanuzi Yesu w'i Nazareti y'i Galileya akira ijambo ry'Imana. Ndego rimwe ijambo iravuga ngo gukora icyo Imana yakuremeye. Gira mwenzo ngo jya ukora icyo Imana yakuremeye. Ushobora kumara imyaka 50 utarakora icyo Imana yakuremeye. Ushobora kumara imyaka 30 utarakora icyo Imana yakuremeye. Ushobora kumara imyaka 25 utarakora icyo Imana yakuremeye. Ariko kwa ya manywa moyo mugoroba w'isa 9 ndagira ngo utangarize ngo ubuzima nyabuzima no gukora icyo Imana yakuremeye. Vuga ngo amena. Murarembye umwe yaravuze ngo ndamana ndabuzima ngo buri kintu cyose gifite gikomora ubuzima. Yiransina uyiranduye mu cyomoro kimwe yaba yumye. Igito gifashwa kirandura imizi mu kwezi kumwe kiba cyabaye ngwi. N'umuntu nawe iyo ari mu Mana nibwo aba afite ubuzima, kuko ubuzima bw'ibimera bubikomora mu butaka. Yasashimwe cyane. Ufasha isamaki ukayikura mu mazi, gira samaki wabo yatse ubuzima ntabwo yakongera kubaho. Vuga ngo amena. Haleluya, haleluya. Hari inyoni wakura mu kirere wazizana ku butaka ukabura zishe. Iyo umuntu nawe adafite Imana muri we, adafite Yesu muri we, aba ndabuzima. Ubuzima bwa nyabwo buri muri Yesu. Tuvuge ngo amena. Niyo mpamvu yavuze ngo ni ngenzira n'ukuri n'ubugingo, ndawe uzajya kwa data ndamujyanye. Tuvuge ngo amena. Dusomye ijambo ry'Imana hariya mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, twasanze indogobe. Yazashimwe cyane. None ngo Yesu afata babiri mu bigishwa be arababwira ngo mugende mujye mu kirorero kere kwanuza. Ntabwo yavuze izina. Ntabwo yavuze ngo mujye kwa Labani. Ntabwo yavuze ngo mujye kwa Jean de Dieu. Ntabwo yavuze ngo mujye kwa Jean d'Amour. Ntabwo yavuze ngo mujye kwa Imakire. Huko yabwiye ngo mugende mujye mu kirorero mujye kwanuza. Haleluya. Ne mugerayo muri wasanye indogobe izirikanishe ni yayo. Yesu yari yabanje kunyura muri Betefaje, ariko intumbero ye yari ashaka kwerekera muri Yerusalemu. Tuvuge ngo amena. Yerusalemu ni umurwa mukuru wa Isiraheli, ngira ngo bana b'Imana. Tuvuge ngo amena. None ngo aragenda ngo arabanza aca ku musozi wa Elayon. Subundi arahantu aragiye kuhakora iki? Yaragiye gusenga, kuko yaragiye gukomereza mu murwa. Tuvuge ngo amena. Kandi mu murwa bari bamwiteguye ngo umwami. Twikirize ngo amena. Vuga ngo amena. Ikirize ngo amena. Yesu yumbabwira emirimo ye n'ebitangaza bye byarirarikiraga byarahamagaraga. Muzabyumve, muzanabikurikirana, yenda muzabikurikirana kundusha. Mwigeze mwumva perezida arasura akarere bakavuza ifirimbi mu gitondo ngo muhe mwajya kureba perezida? Bapfa kubivuga mu makuru. Haleluya. Bikaba byatangajwe ko perezida azasura akarere, ebendi birikora. Tuvuge ngo amen. Uyu Yesu mbabwira kuba byari byamaze kumenyekana ko aragira muri Yerusalemu. Hari abagabo bari beteguye, hari abadamu bari beteguye, hari abakobwa n'abasore bari beteguye. Tuvuge ngo amena. Maze zamuka umusozi, maze korera umusozi arabanza arasenga. Mugera mu masengesho atuma babiri mu bigishwa ati mujye mu kirorero munzanire cyana cy'indogobe kizirikanije ni yayo. Cyana cy'indogobe barakizana, kikiri igisore kitarasaza. Yesu akicaraho, amaze kukicaraho akomereza mu Yerusalemu ngo agere mu marembo ya Yerusalemu. Asanga abagabo, asanga abagore bari ku mihanda bari gusingiza ngo ahirwuje mu izina ry'Uwiteka, Hoziyana Hoziyana aho usumba hose. Vuga ngo amen. Vuga ngo Yesu. Ndakubwira Yesu, ndakubwira Yesu. Tuvuge ngo amen. Uyu munsi ndabitangaza bihari, kuko hari Yesu. Nitwizere Yesu bitangaza bizizana.
tuvuge ngo amen. Ariko ubutumwa bw'uyu munsi mwabukurikiranye ni ubutubwira kwihana, ni ubutubwira ubugingo, ni ubutubwira gushaka icyo Imana ishaka. Ndakawungu uyu munsi twatangaje, ndanamamodoka n'amamoto uyu munsi twatangaje, niyo mpamvu musa n'abakonje. Haleluya. Ariko nimumara kumva Yesu murashagaruka ibintu biratungana kandi biragenda neza. Kwikirize ngo amen. Haleluya, haleluya. Yesu yunguye tubabwe mukanya nababwiye ngo mureke tumuvuge. Twamuvuze ndangweto, twambaye ingweto zitobotse. Uyu munsi dufite congo, uyu munsi dufite congo. Twamuvuze tutaza mu kositimu cyari cyo, uyu munsi turafite izirenga imwe ibiri kandi ntabwo zizagarukiraho. Turateganya no kugura izindi. Muri myo navuze ngo akagasura dufite ni Yesu, madufite niwe ko baramyenze wacaniwe n'Imana. Haleluya. Oyo Yesu, vuga ngo Yesu, vuga ngo Yesu ni muzima muri nge. Subiramo ngo Yesu ni muzima muri nge. Yo Yesu rero ngo ageze muri Yerusalemu asanga abadamu bakuye imyenda yabo, bakuye imyenda yabo. Buri abadamu gukura birakunda cyane, birihuta. N'abagabo twebiyasa gufundura amasentire, ariko abadamu agera gutya akaba yatanze umwenda kera. Yesu ashimwe cyane. Niyo mpamvu ngo abadamu bashashe imyenda yabo. Abagabo n'abandi badamu bake barehota bajya guca amashami, nayo barayasasa, ayandi bakajya bazamura hejuru. Hahirwa uje mu izina ry'Uwiteka, Hoziyana Hoziyana. Ariko nawe yarafite ijambo ryo kubabwira, arabwira ngo hahirwa mukobwa w'i Siyoni. Ya mukobwa w'i Siyoni urahirwa, kuko umwami wawe araje. Abakobwa murimo hano, haleluya. Murahirwa, murahirwa. Ubwo nibwo butumwa Yesu yarajyanye muri Yerusalemu, kwarubwira abakobwa bari muri Yerusalemu ngo murahirwa yemwe bakobwa, yemwe bakobwa b'i Siyoni. Murahirwa kuko umwami wanyu araje. Bya byifuzo bya bindi byabahendaga Yesu aje kubisubiza nda kiguzi, bya bindi byabagoraga Yesu aje kubikemura nda kiguzi. Ahemba neza ndiyambura, ahemba neza ndiyambura, ahemba neza ndiyambura, ahemba neza ndiyambura. Haleluya. Ahemba neza ndiyambura. Mureke twikomereze n'umucuranzi wacu wa sente. Ndi kubona sinzi uko byagenze, iyo piano yacu bana b'Imana mwananiwe kuyikoramo, ariko twikirize ngo amen. Tuvuge ngo amena. Dore icyiza rero cyo kwemera gukoreshwa n'Imana cyangwa ugakoresha Imana yakuremeye. Tuvuge ngo amen. Yiriya myenda yose basasiye Yesu, n'ari amashami yose baciye bakarambika mu nzira, biriya byose byari biteguriwe Yesu. Biteguriwe nde? Biteguriwe nde? Biteguriwe nde? Ndabifuriza kugira Yesu muri mwebwe, ndabifuriza gutunga Yesu muri mwebwe. Iyo ufite Yesu uba ufite byose. Kiriza ngo amen. Iyo ufite Yesu uba ufite amapantaro menshi, uba ufite amabubu menshi, uba ufite imyambaro myinshi, uba uri umukire. Ikiriza ngo amena. Tuvuge ngo amena. Oya, abamufite banyekereze ngo amena. Iyo ufite Yesu uba ufite byose. Hari ikintu kimwe nakundiye, kwemera ugatwara Yesu muri wowe. Ubundi iriya myenda n'ariya mashami bari babiteguriye Yesu, ariko ntabwo Yesu yigeze akandagizaho ibirenge bye. Yesu ashimwe. Tuvuge ngo amen. Yemuso ngwino hano. Dore indogobe ikiri igipfizi kitoya, pfukama ahangaha, upfukamesha amavi n'amaboko. Dore uko bimeze. Tuvuge ngo amen. Yesu dore ngeye ndogobe, ngeye ndogobe ngeye hano, ariko kuko bateguriye Yesu
indogobe yabyungukiyemo kuba Yesu ari kuyigenderaho. Haleluya. Imyenda n'amashami basasiye Yesu, ntabwo Yesu ari yego. Indogobe irimo gutembeza Yesu. Haleluya. Indogobe irimo gutembeza Yesu. Iriya ndogobe yabyungukiyemo. Imyenda basasiye Yesu ni indogobe yayikandagiranye. Amashami basasiye Yesu ni indogobe yabikandagiranye. Yesu ngo umwami bamugejeje imbere kuba protokole, baraza baramufata. Yesu baramutambutsa ati mugende banyakubahwa mwicare yanjye biriya ibyicaro byanyu. Yesu aricara, indogobe nayo abayishinzwe barayigarura, igenda kuri ya myenda no kuri ya mashami, bitewe nuko ihetse icyubahiro cya Yesu. Ihetse icyubahiro cya Yesu. Nuheke icyubahiro cya Yesu. Haleluya. Hari imiryango izafunguka. Nuheke icyubahiro cya Yesu. Hari imiryango, hari bizumva byezane, hari bizumva uvuze bize mu ruhande rwawe kuko ufite Yesu muri wowe. Twikirize ngo amena. Hoya bari gufasha bongere ngo amena. Haleluya, haleluya. Bakobwa bese ndabifuriza guheka icyubahiro cya Yesu. Yemye basore ndabifuriza, yemye bamama, yemye bagabo muraha, ndabifuriza guheka icyubahiro cya Yesu. Tuvuge ngo amena. Ndogobe yaciwe neza ifatwa neza, ndogobe yaciwe neza igenda neza. Tuvuge ngo amen. Agaciro no kuba ufite Yesu. Vuga ngo amen. Agaciro no gutwara Yesu muri wowe. Twikirize ngo amen. Agaciro, vuga ngo agaciro ni Yesu. Agaciro ni Yesu. Agaciro ni Yesu. Haleluya. Ndabasabye Yesu mumumbera agaciro. Yesu mwemerera abaye muri mwebwe. Yesu mwemere asohoreze imigambi ya muri mwebwe. Tuvuge ngo amen. Haleluya, haleluya. Iyo dukomeje mu gitabo hano mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo mu gice cya 19 ngira ngo ku murongo wa 16 tuhasanga umusore wari ufite ubutunzi. Bebe tubwira ko arafite cye ubutunzi. None ngo uyu musomwe umusore yumva aho Yesu ari kwigishiriza, agenda ajyayo. Amaze kujyayo yumva inyigisho za Yesu ni nziza. Amaze kumva inyigisho za Yesu ari nziza, haleluya, aratangira basa ibibazo. Maze kubaza ibibazo avuga ngo Yesu, kandi umvishe byaba ari byiza no kugukurikira rwose ndikumva byakunda, none ngo ari iki kugira ngo nanjye nzaraga ubugingo? Yesu aramubwira ati niba ushaka kuzaraga ubugingo hari ikintu kwe kubanza gukora. Icyambere ni ukuba warubashya amategeko. Umusore ngo yahe. Yesu ati ndukice, ntugasambane, ndukibe, ndukabishire mugenzi wawe, ukunda Imana yonyine gusa kandi wikundisha umutima wawe. Haleluya. Umusore arebye asubiza Yesu ati Yesu, ibyo ngebyo narabyubahirije rwose, nta n'ikibazo mbifiteho. Uriya musore yararavutse mu rugo rw'abakristo. Bujya kuvuka mu rugo rw'abakristo bitandukanye no kuvukira mu rugo rw'abapagani. Tuvuge ngo amen. Biratandukanye. Nubwo ari abana bamwe bajya bananirana, ariko buriya ntugere umugisha uzavuka usange papa wawe ni umukristo na mama ni umukristo, byari byo byose nubwo wajya mu byaha, ariko ndabwo burakantu kagukomanga ku mutima. Tuvuge ngo amen. Umusore ati rwose amategeko narayubashye. Bundi hari abantu bazi ngo umwana kwa pasiteri azavuka akijijwe, ariko urya agakiza ni umurage turagwa na Yesu wenyine gusa. Tuvuge ngo amen. Ndabwo agakiza kava mu mazu y'amayetaje, ndabwo agakiza wakabona mu mamodoka n'ibintu n'ubutunzi butandukanye. Agakiza ni ibintu Yesu areba kava ngo mwana wanjye ndasanze ubikwiriye. Abamaze gukakira bikirize ngo amen. Oya, abagahawe kubwo buntu bw'Imana bavuge ngo amen. Mana ishimwe cyane.
hari abashoboye kubona rero ngo yobwa ari umwana wo kwa pasiteri nawe yavukana agakiza. cyakora nanone hari itandukaniro. umunsi umwe famiye yanjye bigeze, nongere ngavuge nigeze kukababwira, bigeze kujya gusura ahantu twari turi bujyane. noneho nje mbura akanya ko kujyayo, batwara fanta, batwara ibipenda n'imitobe, ariko bagendana n'umuntu unywaga inzoga. bageze rero aho ngaho mu bukwe barabakira. wa muntu unywaga inzoga ntabwo bari kumaza fanta n'ibipende, barangije nawe bamwihera agatoki kose cy'inzoga, agatoki cy'inzoga. babicaza ahantu mu cyumba biberaho, naho n'unywaga inzoga abanywa fanta kuraje, n'abanywa gahiye nabo kuraje, ariko yari we yenyine. agatuka arakanywa karamunanira. kamunaniye babageze igihe cyo gusezera ngo batahe. ya nzoga yasigaye afata igaro bajyanyamo igipende ayishyiramo. ndavuga inzoga yanjye ntabwo nayisiga, hora rero batahe banyura iwanjye. banyuze iwanjye batereka da, ndi ku mukozi w'Imana, ntabwo twashyira inzoga mu nzu. cya gituki cy'igipende bagishyize hanze ku irembo ngiriye, bo barinjira turaganira. tuganiye bahungu banjye n'abakobwa banjye bari kugendagenda, babona cya gituka aho giteretse. barebye ku munwa hejuru basanga hariho indero z'umusururu. baravuga ati abateruye bumva biraremereye, ati bazanye umusururu, sha mureke tunyweho. baratangire becore ko baranywa. umwe gahunda ndagahunda. abantu bo bari mu nzu bagiye mu kuganira. ya nzoga yarisigaye barayimara. bamaze rero kuyimara, ukase 5, ukase 8 akitura hasi, ukase 6 akitura hasi. umwana waje ariko ati papa, ati ba Dawidi basinze. mbango biswa n'inguba, basindiye hehe? Chiwanye ndanzoga zihagera. ati bano bantu hari umusururu rwo bazanye nigo banyoye none basinze. Haleluya. bare bana narabarebye, mbona ndacho no batwara narabahamagaje. yabe ati musembe bana banje. Haleluya. musembe bana banje muhumura uko muryame hari mutakomeza kugwa hasi mukitura mu mabuye. bararyama, bamaze kuryama bakase gitotsi. igihe kigeze za nzoga zibavamo. ndabye ati mwitonde, yirabira bintu mwanyoye byari bisindisha, niyo mpamvu mwasinze. undi ati nose twari tubizi, ati twasomyeho twumva kari kujyoherera tukagera ngo ni umutobe. kuko ntabwo bazi inzoga, nubwo bayibona mu gasozi, bayibona batembereye basabanye n'abazimu wabo ndazo banywa. ariko nubwo bavutse mu rugo rw'abakozi b'Imana, ntabwo ari twe dutanga agakiza. Haleluya. none se nitwe? cyakora Bibiliya hari kivuga ngo umenyereze umwana inzira. Haleluya. akwiye kunyuramo, azarinda saza akigenderamo. Yesu ashimwe bwoko bw'Imana. nyine turi kubamenyereza, ariko Yesu wenyine niwe utanga agakiza. Haleluya. Haleluya. Yesu wenyine niwe utanga agakiza. Yesu wenyine niwe utanga kubaho. Yesu wenyine niwe utanga ubugingo. Nshuti z'Imana kandi nshuti za Yesu, uriya musore rero yasanze yarubasha amategeko. Yesu ati sawa, ubwo amaze gutunganya ibyo byose, ukaba utarishe, ukaba utarasambanye, ukaba utarakoze n'ibindi byaha, none ubwibyo washoboye kubyubahiriza, reka ngusabe ikintu kimwe gusa. kangusabe ikintu kimwe gusa, nyemerera ugende ugurishe ibyo ufite, utangira ugaburira abakene, ubundi uzungurikire, nibwo uzaragwa ubugingo bw'iteka ryose. Bibiliya tubwira ngo uriya musore yari afite ubutunzi bwinshi, amaze kumaka agiye kubutanga kugira ngo akurikire Yesu. Haleluya. ngo yatangiye guhunga mu maso, ngo aratangira asubira inyuma. uriya musore byaramugoye gukurikira Yesu. tuvuge ngo amen. byaramugoye kumukurikira, byaramugoye. bimaze kumugora, Yesu asubiza amaso inyuma. abanye umusore rwose byamunaniye, yashoboye kureka gusambana, ashobora kureka kurwana, ariko kugurisha ngaho abakene byo biramunaniye. Yesu nibwo yahindukiye abwira abigishwa be ati yemwe bana banje, yamye abigishwa banje
biragoye ko abatunzi bazajya mu bwami bw'iki, ko abatunzi bazajya mu bwami bw'ijuru. Yesu ashimwe cyane. Nyuma y'ibyo abigishwa babigizeho ikibazo, baratangira begera Yesu, none databuja, neba begwaye ko mutonzi yakinshira mu bwami bw'ijuru, none ijuru rizajya mu bandi. Tuvuge ngo amen. Nose twange gutunga se ngo tutazajya mu ijuru? Turakwiye gutunga, ariko Yesu akaba number 1. Haleluya. Yesu akaba nimero ya mbere. Yesu akaba umuyobozi w'ibyo utunze. Vuga ngo amen. Yesu akaba umuyobozi w'imyenda yawe. Yesu akaba umuyobozi w'amafaranga yawe. Yesu akaba umuyobozi w'imirima yawe. Yesu akaba umuyobozi w'umuryango wawe. Yesu akaba umuyobozi w'ibitekerezo byawe. Yesu akaba umuyobozi, haleluya, imbaraga zawe n'amaboko, buri kimwe cyawe cyose Yesu akaba umuyobozi wacyo. Cyo gihe nibwo uzaba utunze byuzuye. Cyo gihe nibwo uzaba ufite ibikwiriye. Twikirize ngo amen. Twongere tuvuge ngo amen. Ngana ku musozo rebana b'Imana. Haleluya. Randogobe ushobora gusanga imyaka yose yari imaze, yari yararemewe ko Yesu azayigenderaho. Haleluya. Ko Yesu azayigenderaho. Dongo ekemara gukora icyo yaremewe, bashake bayirye, bashake bayireke, bashake yerandogobe, yari yamaze gukora icyo yaremewe. Nawe ngo umuntu urakwiye gukora icyo waremewe. Twikirize ngo amen. Twikirize ngo amen. Gukora icyo waremewe. Ndabyo Imana yakuremye ngo ubeho gutyo gusa. Uriya musore yaratunze, uriya musore yaramukira mu ikaritsiye, ariko Mose Yesu yamusabye gukora icyo yaremewe. Uriya musore byaramugoye. Haleluya. Hari aburiya nibwo yaragaze muri tagate yiwe kugira ngo akore icyo yaremewe, ariko byaramunaniye. Aratangira ahonga mu maso, aratangira abatereka da, amasambo yanjye, amafaranga yanjye ntabwo nabitanga ngo we Yesu ngo kurikire. Hari yarahushije indego. Tuvuge ngo amen. Arondemo Yesu arimo agenda ngo bari bafashe urugendo, ngo agera ahantu bananiwe bacitse indege, ngo ariko arambuye amaso abona igiti hakurya cyari umutini. Kira giti amaze kukitegereza, akirebye abona gifite amababi meza, abona kiranatoshye. Yesu ashimwe cyane. Abona kiranatoshye. Amaze kubona gitoshye kandi ngo cyari umutini, ahagarika abigishwa, temwe muraho nje kureba kiriya giti, ndebe ko turi bubonemo imbuto tugomba kurya kikaduhembura. Ngo Yesu ageze ku giti asanga igiti n'amababi gusa, ashatse mu rubuto aboramo na gatoya. Haleluya. Cya gitara kireba, areba uburyo gitoshye, areba uburyo kimeze neza, amababi ameze neza, ariko kibuze mu rubuto. Yarakibwiye ngo wagitiwe, ndokongere kwera ukundi. Yesu ashimwe cyane. Bekomereje urugendo, ngeje bahendukiye basanga cya giti 10. Haleluya. Basanga cya giti 10. Buriya biravuga ngo kiriya giti ntabwo cyari cyakoze icyo cyaremewe, cyari cyararemeye guhembura Yesu mu gihe ngakiriya. Asanga kifite amababi ameze neza, kirayumbaje, ariko ndambuto gifite. Tuvuge ngo Imana turwanirire. Buriya hari igihe ushobora kubona abarokore mu bitambaro, ukababona mu makanzu maremare, ukababona beseze baberewe, ariko wabashakamo imbuto. Wabashakamo imbuto. Buni niba ari abantu bagira amagambo acurikiranye n'acuritse ni mu barokore. Nanya ndiwe ariko ndabibabwira. Yesu ashimwe cyane. Uwabyenye nabi baragenda bamuvuga, uwihanye ni bande baramuvuga? Ni babandi birirwanye. Umvise bana b'Imana,
uwabyinnye agatesha ati singa uriya abari mu biki yajya arabireka. Umva ibyo bigambo byose. Abarokore tuve mu magambo tugira ijambo. Haleluya. Tuve mu magambo tugira ijambo. Wagakwiye kugendana ijambo. Imbuto zawe Yesu ashimwe cyane zikagaragarira buri umwe wese. Kiriya giti cy'umutini nacyo ntabwo cyakoze icyo cyaremewe. Niyo mpamvu Yesu yahise akivuma yagira ngo wagitiwe ubwo ndakibonyemo imbuto ngo azidufashe ndanicumaze. Hereye none ndukongere kwera ukundi. Igiti ndakindi cyakagombye gukora, cyakagombye kuma kikaba ingwi bakagicana. Tuvuge ngo Imana tubabarire. Reka nze dusenge Imana duhagaze. Ariko ngusabe kongera kwiyemeza gukora icyo Imana yakuremeye. Ngusabe kongera kwiyemeza gukora icyo Imana yakuremeye. Yesu ashimwe cyane. Ntabwo uraho ngo urye gusa, ntabwo uraho ngo unywe gusa, ntabwo uraho ngo wambare gusa, ntabwo uraho oya ngo utembere gusa, uva mu karere ujya mu kandi, va mu gihugu ujya mu kindi. Oya, huko icyambi ibyo byose bikaba biri mu by'Imana yakuremeye kuyihesha icyubahiro. Haleluya. Abemeye gukora icyo Imana yabaremeye barahagarara dusengana Imana. Gukora icyo Imana yakuremeye, gukora icyo Imana yakuremeye. Buzima nyabuzima nububereyeho gukora icyo Imana yabushyiriyeho. Buzima nyabuzima nububereyeho gusohoza ubushake bw'Imana abana b'Imana. Iteka nagendaga ndemerewe n'ibyaha ntihagire ikibasha kumara. Ndashima musaraba yamva nziza, ariko cyane cyane ndashima. Ndashima musaraba yamva nziza, ariko cyane cyane ndashima. Tega ibiganza byawe dusenge Imana. Mwami Yesu, njyewe umwana wawe naremwe kubw'impamvu, ndiho kubw'impamvu. Icyamba ngazisobanukirwa, ngasobanukirwa impamvu ndiho, ngakora icyatumye mbaho. Nasanze ari ukuyoba rwose. None muri uyu mwanya ndakwinginze, wowe ubeshaho, wowe utanga ubugingo, wowe utanga ubugingo, ndagusabye umbishorere, umbishorere, umbishorere. Menye icyo wandemeye, menye icyo wandemeye. Nimara kukimenya nzagikora, nimara kugikora nzaba nzohoje ubushake bwawe. None Mwami Yesu, uyu mwanya, aya masaha ungenderere mu bicoko bya nijoro, buri saha yose, buri mwanya wose. Unyihishurire, unyihishurire, ugaruke, uze mu buzima bwanjye, uze mu buzima bwanjye. Kubaho ndagufite, kubaho ndagufite. Naba mbereyeho ubusa, naba ndaco mbereyeho, ariko kuberaho wowe ngabaho mu Mana, ngabaho muri Yesu, ngayoborwa n'Umwuka Wera, ngakora icyo Imana yanemeye. Niko kubaho. Ubinshoboze rero kw'iyi tariki, muri uku kwezi, kw'aya masaha, ubinshoboze. Nje ngendana nawe, nawe ugendere muri nje. Twabonye icyubahiro, indogobe yahawe, indogobe yahawe icyubahiro. Kuki twaya Yesu, kuki ihetse Yesu. Niyo yakandagiye ku myenda, iriya ndogobe yari yubashywe. Nanjye ningwara icyo wandemeye, nzubahwa
nzubahwa, nzakundwa, nzagererwa neza. Urakoze kubikoze, urakoze kunyishuriye. Amen, amen. Hereza Yesu amashyi menshi cyane.